Blues Melodie, The Ben ndetse na Coach Gael bagaragaye muri video imwe bari kumwe basa nkaho bari kuganira ku byabaye nyuma y'igitaramo cyabereye muri BK Arena New Year Groove. N'amashusho bagaragaje aba bombi bishimye bari guseka bameze neza nyuma y'amagambo amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko habayeho kugambanira uruhande rumwe, ariko ino video yaje kuba ishimangira yuko nta kibazo kiri hagati y'aba bahanzi uko ari babiri. Hanyuma mu butumwa yanyuje kuri Instagram ye ni boss wa 155 akaba na manager wa Blues Melodie yitwa Coach Gael, yanditse ati mfashe uyu mwanya ngo nshimira abanyarwanda bakomeje gushyigikira umuziki wacu by'umwihariko abaje mu gitaramo The New Year Groove 2026. Mwarakoze, mwaje muri benshi, ndatekereza ko ari ubwa mbere twabonye BK Arena yuzuye neza. Abakunzi b'umuziki wacu, umuziki w'abana b'abanyarwanda ni ishema ku Rwanda kandi bifite igisobanuro kinini ku rugendo twatangije kuri Blues Melodie na The Ben. Mwarakoze gutegura ibintu byiza, mwatanze ibyishimo, mwerekana icyo ubufatanye bukora. Turizeza abanyarwanda ko ibindi bitaramo turi kubategurira bizaba byiza kurushaho. Intego yacu izakomeza kuba iyo kuzamura umuziki wacu tukawugeza ku rwego mpuzamahanga. Anga ni amagambo ya Coach Gael yaje kubashyira kuri Instagram. So ibindi byerekana yuko aba bagabo bombi nta kibazo bafitanye, ahubwo baba bari kuri gahunda yo gukora ibishoboka byose kugira ngo umuziki wa hano mu Rwanda uzamuke. Uravuga iki kuri no story? Duhe comment aho ngaho munsi, witunakora subscribe kuri wowe utarakora subscribe hano.